Inkuru nziza ku bakunzi ba Rayon Sport ubwo ikipe ya Rayon Sport yakinaga n'ikipe ya Rutsiro ikaza kuyitsinda ibitego 2-0. Abakinyi bahawe akayabo k'amafaranga menshi cyane ndetse na kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport abasha kwakira amafaranga menshi aturutse mu baherwe ba Rayon Sport, harimo n'abakire bakomeye baturuka mu bihugu byo hirya no hino ku isi. Ikipe ya Rayon Sport yishimiye intsinzi yavanye hariya i Nyamirambo ndetse n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bugira icyo butangariza abakunzi bayo ndetse bubasha kubwira amagambo akomeye cyane umukeba ko icyo bakora cyose bazagenda barusimbuka kuko Imana ibagenderera ntabwo iba yibeshe. Ndetse kandi uwo bakunze kwita perezida w'umuryango wa Rayon Sport Bwana Tadeo yavuze amagambo akakaye cyane abwira umukeba kuko hamajije kumvikana amakuru menshi agiye atandukanye ko uyu mukeba adashaka kwifuriza ibyiza ikipe ya Rayon Sport. Ndetse kandi turaza kwinjira zandani mu kipe ya Rayon Sport. Ese byifashe bite mu bakinyi? Ubu ngubu iyi kipe ya Rayon Sport irimo irategura izihe match? Ese byifashe bite dore ko umukino ukurikira izacakirana n'ikipe ya Police FC akaba ari wo mukino ukomeye cyane iyi kipe ya Rayon Sport isigaje kugira ngo ibe yakwegukana igikombe cya shampiyona. Ndetse kandi turaza kwinjira mu yandi makuru akomeje kuvuga ku musore bakunze kwita Ombolenga Fitina ukomeje kwishyuza ikipe ya Rayon Sport amafaranga, ndetse avuga ko basesa amasezerano kubera ko ibyo basezeranye batigeze babyubahiriza. Ese ni ibihe byifashe muri ikipe ya Rayon Sport? Tuze kugaruka gatanu kuri gatanu turi kumwe, ndetse kandi nshimira n'abantu bakoze subscribe kuri uyu muryango mugari wa Rayon Sport, ndetse nawe utari wayikora ukaba ukunda ikipe yawe ya Rayon Sport, iki nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe kugira ngo nawe uje umenya amakuru yizewe mu kipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport nyuma yo gutsinda ikipe ya Rutsiro ibitego 2-0, ibyo bitego abasore bacu babiri nibo babitsinze, harimo Aziz Basane ku munota wa mbere rwose uyu musore wacu yaramajije gukubita inshundura, ndetse kandi no ku munota wa 73 mu gice cya kabiri uwo bakunze kwita Rukundo Abdurahim nawe aba yinjijemo ikindi gitego. Ikipe ya Rayon Sport itaha yemye ivuye i Nyamirambo yerekeza aho isanzwe iba. Ibi bintu rero byari ibyishimo ku bakunzi ba Rayon Sport. Muri stade hakorewe agasha, ndetse kandi mu Nzove naho ibirori byari birimbanyije kuko ikipe ya Rayon Sport yari itsinze, ndetse kandi dore ko wari umutego ukomeye cyane ikipe ya APR FC yari yateze ikipe ya Rayon Sport ariko ikabasha kusimbuka. Byari ibyishimo rero dore ko abakinyi rwose bahawe akayabo k'amafaranga menshi umve ngo ni amafaranga menshi. Uyu Muhire Kevin yakiriye mvirope irimo amafaranga menshi cyane avuye mu bakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abasaza, dore ko bari bakoze ku makofi yabo kugira ngo bahereze abakinyi babashimishe nyuma y'uko batakaje igikombe cy'amahoro. Ibi ngibi rero abakinyi bishimye cyane, ndetse kandi bavuga yuko iyi kipe ya Rayon Sport bayikunda by'ukuri ndetse bazayihoza ku mutima.
umutoza Rwakakorode yasezeranyije abakunzi ba Rayon Sport ko abafitiye byinshi bikiri inyuma, byinshi rwose bizashimisha abakunzi ba Rayon Sport, ndetse kandi abashishikariza kuzagaruka kuyifana, dore ko match ikomeye cyane izaba nuko iyi kipe izahura n'ikipe ya Police FC. Niwo mukino ukomeye cyane wavuga ko iyi kipe ya Rayon Sport isigaje na yindi mikino yose, ubwo ni imikino enye isigaye, naho ubundi yo iroroshe, ndetse kandi ikipe ya Rayon Sport yiteguye kuzayitsinda. Aho uwo bakunze kwita Ombolenga Fitina yashatse kuba yasesa amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport kubera ko ngo kutubahiriza ibyo basinye muri kontara, ariko nyamara byinshi nuko ngo avuga ko batamuhemba umushahara ku gihe, ndetse kandi urabizi ko ikibazo cy'ubukungu mu kipe ya Rayon Sport cyifashe nabi, ariko mu minsi mikeya ibintu biraba byakemutse, iyi kipe irongera isubirane ibe neza noneho ku buryo izarusha n'amakipe akomeye cyane nka za APR ndetse na za Polisi, dore ko ariyo makipe usanga mu Rwanda ku bukungu rwose yifashe neza. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe, ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo utajucikanwa n'amakuru y'imikino tugenda